Reka twongere tubasuhuze mwebwe mudahwema kudukurikirana gatanu kuri gatanu, aho muri hirya hino mu gihugu cy'u Rwanda, mu Burundi, abari mu gihugu cya Uganda, abari mu bihugu bitandukanye bya Afurika, mwese turabasuhuje. Dushimishwa cyane nuko mudukurikira inshuro nyinshi gatanu kuri gatanu, dore ko ibiganiro byacu bitambuka byose hano kuri televiziyo Baho TV. Rero uyu munsi noneho tubazaniye amakuru y'ibyishimo, dore ko uyu mukobwa abantu benshi bari bamaze igihe basenga, benshi bapfukama, abandi basaba ko akomeza agafungwa, abandi basaba ko yagirirwa ikigongwe, abandi basaba ko Imana imubabarira ikongera ikamuha andi mahirwe agasubira mu buzima agahangana nabwo. Uyu yitwa Nshuti Muheto Divine. Uyu ni Miss w'igihugu cy'u Rwanda wari umaze igihe kinini yarafunzwe akekwaho gutwara imodoka yasinze no kwangiza ibikorwa remezo. Uyu mukobwa yagize atya yumva ahawe imbabazi, asaba ko asubira mu rugo. Ni inkuru yamushimishije, aho ku rukuta rwiwe rwa X yahise yandika ashimira Imana ndetse n'abamusengeye, yewe n'ababanye nawe mu bibazo. Abavuga ati ibi ni Imana yabikoze. Nshimiye mwese mwabanye nanjye mu bibazo, nshimiye abantu benshi mwasengeye, ndetse nshimiye Imana yongeye kuba mu kibazo cyanjye aho narindi ikama andi mahirwe. Mureke dufatanye noneho kubaka igihugu cyiza cyatubyaye. Ayo ni amagambo Divine yanyujije ku rukuta rwe rwa X nyuma yo kuva muri gereza, ariko nanone abantu bakomeza batera hejuru bati uyu mukobwa mwiza utya, uyu mukobwa muto gutya, niki cyatumye akora ibizira nka biriya? Abenshi bagiye bakora inzoga zifite ubukana buremereye, bakamukubitaho ifoto ye rwose bakayishyiraho, murabibona kuri screen yuko uyu mukobwa rwose yatangiye kwitirirwa za nzoga ziremereye zikundwa n'abatari bake mu basoma ku gatama, zifite volute ihambaye. Biratangaje kubona ko rero yasohotse agafungurwa, agahabwa andi mahirwe yo kwikosora, kuko benshi bari batangiye kubara igifungo kiri hejuru y'amezi 6 akiri muri gereza. Nje ubagezaho aya makuru nitwa Ildefonse Habimana Rwanda. Ndabasuhuje kandi ndabashimiye ko muri kutwumva. Yitwa Muheto Divine. Agisohoka ababyeyi be baje kumusanganira, yari mu mvura nyinshi, ariko ntibitaye mu mvura, ntibitaye ko ari igihe cy'imvura, bemeye bayigendamo, bagenda bashima Imana bamuherekeje. Ni umukobwa mwiza, ni umukobwa ufite uburanga bwarangaje benshi. Noneho uyu munsi murabona ko ari umunsi w'ibyishimo kuri we, ni umunsi w'amateka kuri we, ni umunsi w'isomo yize ry'ubuzima ritazamworohera kuryirengagiza, aho agiye guhangana n'isomo yahuye naryo mu minsi yashize. Ndabashimiye, noneho reka tumuhe ikaze rwose agaruke mu muryango nyarwanda, yubaka u Rwanda, afatanye n'abandi kubaka igihugu cyatubyaye. Ariko dusoza dushishikariza umuntu wese kunywa gake rwose, kunywa ariko ukanywa gake. Ndabashimiye. Ni Ildefonse Habimana Rwanda. Wowe udukurikirana, turagusaba ko wakanda subscribe kugira ngo igihe cyose tugejejeho ikiganiro hano kuri Baho TV kijye kikugeraho gatanu kuri gatanu. Ndabakunda.